Samuresi umuhungu wanjye twagiye dukorana video umunsi ku munsi zo kwigisha bagenzi be. Uyu munsi naje kumutegura uburyo azakora ikizami ku itariki 20. Azambabarire rwose nta kansebye kuko nagiye mwifashisha kubagezaho video umunsi ku munsi. Ubu naje kumuhugura kugira ndebe ko imyereko azankorera. Reka turebe umunsi ku munsi. Turebe imyiteguro ye ya kona. Turebe yuko atazansebya nk'umuhungu wanjye twahoranye umunsi ku munsi. Nta kintu nshobora kumubwira habe na gitoya. Sinshobora kumubwira ngo teraho gutya, ngo no ku kizami ntabwo nzayimubwira. Ahubwo agomba kunyereka imyereko ibyo azankorera ku wa mbere ku itariki 20. Umuhungu wanjye naravuze ati igihe twagendaniye reka nange uko bite aka gift ka perime uzajya unyibukiraho, kugira ngo umunsi ku munsi nitugeza abandi tubagezaho amasomo uzajya abagezaho ufite na kategori B. Imyitegure ya kona ni gutya yanyeretse. Cyazampa no ku kizami akaba ariko azabikora, akirinda kunsebya nk'umuntu twagendanye umunsi ku munsi. Samuresi ikona akaba ararangije. Ubu tugiye kureba n'uburyo yakora parking. Reka turebe imyiteguro ya parking uko umuhungu wanjye Samuresi agiye kwikora yitegura uburyo azakora ikizami ku itariki 20 z'ukwa 10. Uburyo azadukorera parking, uburyo akora parking nibwo buzamuha gucyura perime. Yewe nta kintu nshobora kumubwira ngo gira utya cyangwa gira utya, kuko n'ubundi mu kizami nta na kimwe nzamufasha, nta na gitoya. Abagomba kugenda akikoresha. Umuhungu wanjye Samuresi niwe umfasha kubagezaho inyigisho za buri munsi, umunsi ku munsi nkaba namahembye kuba namushakira agaperime. Yambera umuhungu mwiza ntazantenguhe rwose. Turebe imyiteguro ye rero uko ihagaze. Reka twitegereze turebe imyiteguro ye nimba atazantaba mu nama. Yayiteyeho ukuntu ntamenya, ariko bitewe n'ukuntu namwigishije, tumaranye igihe mwigisha mubwira ati nugira gutya uzagira gutya, ibyango uzagira gutya. Reka turebe. Reka turebe amaherezo y'umuhungu wanjye uburyo ari gukora parking. Kubona afitemo akoba k'imyiteguro y'ejo. Uyu munsi turi ku cyumweru ku itariki 19, akaba azakora ku itariki 20 z'ukwa 10. Afitemo akoba mu myiteguro ye cyazamufasha akagira iherezo ryiza, kuko kubona afitemo akoba k'imyiteguro. Kubona yabikosoye rwose, kuko atabikosoye yaba mpemukiye cyane n'igihe twagendaniye. Igihe twagendaniye rwose nkwigisha password zose zishoboka, unazigeza kuri bagenzi bawe, waba mpemukiye cyane. Babwira ko wagira ikibazo cyangwa se waba afite ikibazo ku nyigisho tumuha umunsi ku munsi, yadushakira kuri nomero yacu ni 0785
23556 nizo dukoresha kuri WhatsApp. Mwana ziduhamagaraho. Mudukeneye mwaduhamagara kuri 0785235556. Yiteguriye ndabona imeze neza cyetse yazavangamo ubwoba kantengwa ariko yabamukiye. Nomero zacu ni 0785235556. Ngiye bageza iri somo ni Teacher Eugene. Yes, Samures, reka turebe. Imodoka yawe Samures ntabwo irimo neza. Ntabwo irimo neza. Ugomba kubikosora neza cyane. Kurya agati kegabura cyane rwose. Aho ni neza cyane Samu, sohokamo. Abona ko yitwaye neza, ibintu bishobora kuzagenda neza cyane. Bishobora kuzagenda neza sinabura kubivuga. Kuko ari mu bantu twagiye dukorana video, twagiye tubagezaho umunsi ku munsi. Yarangiza amwereka n'uburyo tuzitunganya, akamfasha kuzitunganya. Ubwo rero ko bataba exemplaire ku bandi yahaye amasomo byabari bimbabaje. Naramuteguye ku buryo biramutse bigenze neza yazambera c'était un enfant exemplaire. Murakoze cyane. Dusubire kuri T-Cross. Reka turebe ukuntu circulation y'uyu munsi yagenze mu kizamini cy'uyu munsi. Bavandimwe ntabwo byari byoroshye. Uyu muntu yagiye ahura n'inkomyi itoroshye, ariko agerageza kugenda gakeya kugira ngo akontorore side zose yazi kontrole. Hano batamubwira ngo ashyiremo vitesse enye. Uwo ni wa muhungu wacu bita Samures ukunda kubagezaho amasomo ya provisoire umunsi ku munsi. Uyu munsi nawe yitabiriye ikizami cya primaire, akaba yagikoreye kuri site ya Gahanga Busanza. Ni gutya yamanukaga yerekeza ku kibuga. Wari umunsi mwiza umubereye w'amata n'ubuki. Reka turebe ukuntu yiteguye gukata yerekeza ku kibuga. Ibintu ntabwo byari byoroshye, yarageze muri cya kinogo akata neza, nta kwiceka, nta kugira ute, nta ntugunda. Yagiye ahura n'izindi modoka ariko akazitambuka neza cyane, yitonze cyane. Umuhungu wanjye twakoranye rero nkaba ndi kumuhugura, akaba azakora ku wa mbere. Iyi ni video so kubabeshya, ni video nteganya kuzashyiraho yatsinze. Naramuka atsinze nzayishyiraho, natayishyiraho nintayishyiraho muzamenye ko yatsinzwe. Iyi ni video ngomba kumuhereza nka gift. Natsinda nzayishyiraho rwose yo kumushimira yuko yitwaye neza. Ariko nyine ubwo natsindwa nayo nzashyiraho. Nimubona nayishyize muzamenye yuko nyine yatsinze. We nta bintu byinshi ngomba kumubwira kuko kenshi na kenshi nagiye mukoresha video zo kwigisha abandi bagenzi be. Nta mpamvu zo kumubwiriza ngo uragira urutya cyangwa ngo uragira urutya. Ni gutya gasirikirasiyo yagakoze kandi yagakoze neza. Ntekereza ko no ku kizami cy'ejo ku wa mbere ku itariki 20 ariko azabikora. Reka turebe buryo ari bukore na kona. Iki ngo yateyeho nicyo ari bugendeho, ariko naza gusohoka ntabwo ariho ari bunyure, araza kunyura mu kindi gisate cyo hepfo. T-Cross yacu rero ni gutya ibiteye. Ugomba kwegera imbere ukirinda
guhunga amakona yawe ku buryo imodoka yitambutsa ugomba byibura gusigamo intera ya metero hagati y'ikona n'imodoka yawe. Iyo ugeze imbere ukabona harimo umwanya munini ukata mu kuboko kw'ibumoso ukegera imbere, icyo gihe uba ukoze icyo bita kugabanya umwanya. Amakona yawe wayabona ugashyiramo rivanse, ugashyiramo amatara ya rivanse ariyo bita double and quarter, ugasubira inyuma. Icyo gihe password aba ari ikona rya kabiri, uba ugomba kumaramo umweru, cyangwa se baba bahashyize ikona ridafite umweru, wowe uba ugomba kureba ku bipimo byawe ubaregeze wigiraho harimo umweru, ukabara ugasigaza ka gatuku gasigara hejuru, warangiza ugakata imodoka yawe mu kuboko kw'iburyo, ukagenda ucunga yuko nta kona uri bugonge. Abona uriya amakona arimo arayashaka, uriya yari yayabuze, aho byatumye asaba umusada kuri mwarimu we. Hari igihe kigera bigasaba support iyo uri mu myitozo. Mwarimu rero aba agomba kuguha password zose zishoboka kugira ngo utazamusebya imbere y'ikizami, kuko uko utsinda burya niko ukora icyo bita activation. Abiri nka activation ni nko kwinjiza abakiriya. Niyo mpamvu umwarimu akora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko watsinda. Murabona yashyizemo amatara ya double. Iki ni ikizami iyo ugikoze nta matara ya double no gutsindwa uba ugomba gutsindwa. Hariya arimo arareba ibipimo, areba yuko umweru yawumaramo kugira ngo akore ikizami cye neza. Hariya yamaze kumaramo umweru wiwe, akata imodoka mu kuboko kw'iburyo, agasubira inyuma arebera muri retroviseur y'ibumoso. Murabona rwose uko aba yikora T-cross ye. Hariya bigomba kujyamo sa manevre iyo wafashe ibipimo byawe. Urabona nta kwirirwa akora ya manevre y'imbere. Ubwo ngubwo ababonye amakona ye ibumoso yarebyemo akabona ikona rye rya nyuma, yareba iburyo akabona ikona rya nyuma, ubwo ni ukuvuga T-cross ye aba yikoze neza cyane. Hariya ikintu aba agomba gukora no kuvuza ihoni, bakamubwira ngo sohoka. Iyo bamubwiye ngo sohoka, ntabwo bamubwiye ngo ave mu modoka, ahubwo bamubwiye ngo sohora imodoka. Aho yinjiriye ntabwo ariho yongera gusohokera. Twagiye ku myiteguro yacu rero, ubu tugiye gukora ikizami cya T-cross. Imodoka yacu ayishorera adashyizemo intera nini, aba agomba gusiga metero hagati ya kona n'imodoka. Yagera imbere akabona amakona yacu. Ikona rya kabiri ni ryo password, agomba kuza akamaramo umweru, akamaramo umweru wacu awumazemo. Murabibona ahangaha imodoka ni imbyeyi, ndakurahiye ni imbyeyi, reka mubwire ko ari imbyeyi. Iyi ni imbyeyi yanejeje abantu benshi cyane, ntabwo ari ukwitaka, namwe murayireba rwose. Amaguru bari hazima, akata imodoka rwose ukagira ngo ni cercle, akahita kubita ku bipimo bye rwose, aba ari ukugorora yigendera rwose. Abahungu banjye hari utuntu bakora bakanezeza cyane, ariko kunezeza biterwa n'ibyo mwarimu barabahaye neza cyane rwose. Uyu muntu nta kintu wamunganya rwose, abashinzwe kunezeza mwarimu n'ababyeyi bamubyaye. Aho ni neza cyane muhungu wanjye, urasohokera hepfo. ibintu
kwibagirwa vitesse ni amakosa cyane. Ikimenyetso cyaho ukatira aho winjira si ugomba gusohokera. Ni gutya T-Cross yacu tuyikora rwose. Iyo wayize neza aba ari urucabana, aba ari nko kuririmba rwose. Sawa umuhungu wanjye, ndashaka kukubaza uko ikizami uyu munsi cyagenze. Cyaze ikizami cy'uyu munsi ni Imana yabibayemo. Nakoze ibintu byose ruzungu. Ubundi ikintu wize cyose iyo ugikoze neza nta bwoba ibintu bigenda neza. Ko numvaga umeze uteze? Nitangira ikona nahagiriye ubwoba bwa mbere kuko nayiteyeho ijyamo neza, ariko ngiye ndi gusubira inyuma hari ukuntu nari ngiye gufata ikiriro cyinshi cyane, ariko ninjiyemo neza nsanga sinagoye. Parking parikingi yo nayishyizemo ngira ngo niyagiyemo ameza ndwana nayo, ariko birangira igiyemo umupolisa. Sirikirasiyo wagize ubwoba kuko ugomba kubanza uwa mbere uhita ukwepa. Nari kubanza ndavango mbanziriza. Sirikirasiyo nyine nayigiyemo ibintu byose mbikora neza. Utwanshanze natwo urebye natwo nyine nakurikije ibyo nize. Akademaraje ufite ubwoba kuko kai kanagucitse gakeya no kwisi ugafunga. Demaraje yari incitse cyaze. Abanyeshuri bagenzanyire muze mwe ubu sindi umunyeshuri ubu noneho ubu mfite periveso noneho ubu hagiye gushya. Uyu ni Sam inshuti yanyu buri munsi yabagezagaho amasomo, namukinishaga bereka amasomo agiye bigendanye na perimi ko nta perimi yari afite. Ubu rero akabonye agaperime rwose abashishikariza kuza kwiga. Ndabashishikariza kuza kwiga, nanashimira teacher Eugene wamfashije muri byose kabisa. Ciao ciao, urakoze cyane Sam. Kona se umvishe bimeze gute? Kona naziciyemo parking is sirikirasiyo se arubwo umvishe goye. Agati cross demaraje yari gukozeho. Sasa urakoze. None se niye namahereza abandi banyeshuri bagenzi bawe? Gushyiramo imbaraga mu byo biga. Kumva byose biva mu gusenga. Sawa urakoze.